kanye z'igihugu ndi kumwe na Layla Wizi Show. Umuntu uri kubura niwe muntu uri kubura subscribe bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abone award, mbone igihembo, abone igihembo Silver Award. abantu bo kuri Slim Jesus TV muri bubone iki kiganiro kuri Slim Jesus TV muhite musimbukira no kuri Layla Wizi Show 300 gusa 300 bonyine kugira ngo mbone ibihumbi 100 subscribers ukabura byujuje ukinjira mu mubare w'abantu bafite wama big fish. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwibohora. Uyu munsi turi tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, akaba ari icyumweru tumaze cy'imungo amakonja adasanzwe menshi cyane. Abanyeshuri barishimye uretse abari bari mu bizami bya leta bo barabikomeje, ariko aba P6 primary barashoje, ariko abantu bishimye cyane barashoje ahari ngira ngo yego abantu bishimye cyane n'abakozi bano bakora mu tuzi runaka, amakozi b'amakampani runaka kugira ngo ubone konje ingana gutyo wowe n'igihe cyo kwita ku mugore, cyo bita kwibohora icyari cyo. Reka abantu rero mbanze mbibutse imisi uko ari 2 kuva ku itariki 2 kuva ku itariki ya mbere kuva ku itariki ya mbere hariho konje. Konje y'iki rero ni konje ya Independent Day, ariyo munsi w'ubwigenge. Yego. Hanyuma kuri itariki itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi wo kwibohora. Abantu bakunda kwitiranya bino bintu, yego, akabivanga kuko ni amatariki abera mu kwezi kumwe kandi iminsi iregeranye, ariko uyu munsi rero ni umunsi wo kwibohora, ni umunsi tuzirikana inkotanyi zibohora igihugu, zikabohora abanyarwanda bicwaga, zigahagarika jenoside. Yego. Reka rero tubazirikane turirimba kakaririmbo umva credits rwose zijye kuri aba bavandimwe. Imana ibaduhera umugisha kandi bayikurama. Abenshi muri uru rugamba rwo kwibohora barababuriye ubuzima, abandi bahaburira zimwe mu ngingo z'umubiri, nabo kubaha, nabo guhereza agaciro, abandi baravunitse cyane baranyagirwa bagira gute. Inkotanyi rero n'ubuzima. Yego. Umunsi na nyakubahwa perezida w'u Rwanda, perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ijambo ryiza cyane, yavuze ijambo ryiza kandi ahora twibutsa ko u Rwanda ari urwacu. U Rwanda ni urwacu. U Rwanda ni urwacu, u Rwanda ni urw'abanyarwanda ndetse ni n'urw'isi yose. Rega uzi ko u Rwanda abantu benshi n'abanyamahanga basigaye bifuza kuza kurubamo, baza bifuza kuza kuruturamo, kurukoreramo kubera amahoro. Aya mahoro rero n'abadiaspora benshi bo bafite inzozi bavuga ati nubwo ndi hano ariko bose bakora bavuga ati nzasubira iwacu, gusazira mu Rwanda, masaziro ni iwacu. Urumva ko naheza cyane nizo kubahwa. Inkotanyi n'ubuzima zatumye u Rwanda rwongera kuvuka, rwongera kubaho. Yego. Inkotanyi jye nasanze ari ubuzima, inkotanyi jye nasanze ari ukubaho, izamarere nzirikanaho mwadukuye, inyiturano yanyu nk'ubu yabiyihe. Si byose nta kintu twabona twitura inkotanyi usibye gusa kubereka yuko tubashimira, kubereka yuko tuzirikana igikorwa bakoze cy'ubutwari, tuzirikana ko badusubije ubuzima, tuzirikana yuko bongeye gutuma u Rwanda rwongera kubaho mu gihe inyangabirama zifuzaga ko u Rwanda ruzima, abanyarwanda bazima, bamwe mu banyarwanda bazima. Kuko urumva ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabaga, hari abifuzaga yuko abatutsi bazima bapfa bakashiraho, ariko inkotanyi zaradufashije, zaraturokoye, zaratubohoye. Ari nabwo iyo ndirimbo ikomeza iravuga uti ijambo rya mbere bakubwiye ni irihe. Ari ijambo rimwe rero abantu benshi bagikunda kugarurizaho, ryagiye risana imitima benshi na n'ubu rikisa nabo bavuga bati twahageze ntugipfuye, humura ntugipfuye. Inkotanyi rero turabubashye, yego, muri intwari, muri abantu bacu, tuzahora iteka tuzirikana
ubutwari bwanyu n'igikorwa cy'abagabo mwakoze. Yego. Uyu munsi n'ubundi dukomeje, uyu munsi hagiye habaho ibikorwa byinshi byiza, turi ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi, urumva ko wari umunsi udasanzwe. n'uwo muhanzi Kevin nabonye yasohoye indirimbo ijyanye n'ibihe byo kwibohora, yise gutsinda patu, ni ibintu byinshi ndetse kandi hari n'ibitaramo biri kugenda biba mu mpande n'impande z'igihugu. Nabonye na ba Melody bari ku Gisenyi, mbese urebye ni umunsi mwiza cyane. Uyu munsi rero w'itariki enye ni n'umunsi ubanziriza itariki ya gatanu. Nabwo ejo ku itariki ya gatanu hazaba ibindi bitaramo bitandukanye. Iwacu Muzika Festival izanyarukira i Musanze, n'abahanzi barimo uretse Kevin Kade waje kwikuramo agasimbuzwa na Bulldog. Akaba ari nawo munsi mwiza rero uwo bita Vestina. Ku bakunzi ba Vestina w'inshuti n'umuryango, uwo mukenyero nawe uteguye mwereke, witeguye kujya mu bukwe bwa Vestina? Mbereke urafite se ko numva nahiye ndumva nashyushye. urafite hano umukenyero, umva wa undi umyasa ubengerana cyane ko abantu bose ngo babatumiye. Abantu bose baratumiwe. Icyo mwasabwe ni ukuza mwubashye ibirori. Yego. Ntabyo kuza wiyambariye nk'uvuye guhinga, wamara kugera mu nzira ukibuka ko Vestina afite ubukwe, atari kuzi ko Vestina afite ubukwe ugahita urambika isuka aho ngo ngiye mu bukwe. Ubwo bukwe ntabwo ubu bwubashye. Yego. ubu urambitse isuku ukiyizira uje kurya no kunywa, ibyo si byo dushaka. Nubwo n'ibyo kurya no kunywa bihari, ariko turashaka abantu bubaha ikirori, ubukwe. Uyu muhango ni umuhango ukomeye cyane mu buzima bwa Vestina, kuko n'ubuzima bw'undi wari we wese ukoze ubukwe, kuko ngira ngo si Vestina gusa uzabukora. Ejo tunifurije ishya n'ihirwe n'abandi bazakora ubukwe ejo. Nawe congratulations in advance, kuko mu bantu badukurikira nabo harimo abakunzi bacu nabo bafite ubukwe ejo, bafite ntabwo bavuga amakwe niyo nanjye kuvuga, bafite ubukwe. Imana izabashyigikire kandi rwose bizagende neza. Impamvu namvuze rero ngo ni umuhango ukomeye cyane. Uyu munsi ni umunsi ubutazasubira inyuma, nubwo hari abantu bongera gushyingirwa akavuga ngo ngurongera ngo ukaba, ariko umenye ko ntabwo uba ubaye kuri wa wundi. Ni iyindi roho ibije mu buzima bwawe, ntabwo ari ya roho ya mbere. Isabwa kubaha ikirori, kubaha ubukwe, kubaha umunsi w'ibyishimo wanjye. Haba ari umunsi udasanzwe cyane. Abantu benshi cyane ko nka Vestina hari abantu bamaze imyaka igera kuri 5 kuva atangira kariyeri ye, n'ubundi mazemo imyaka 5 bataramubona, bashaka kuzamubona ku munsi w'ubukwe live ku munsi w'ubukwe rwose. Abwa bukwe super manager yajyaga avuga ngo nabukora abantu bose bazabwitabira. Super manager ni igihuha, ni scam. Uyu Vestina rero urumva ni umunsi we udasanzwe, ariko se buriya twikamwibarize uyu mukobwa ko ubona azakora ubukwe ejo. Bivuga ko abantu benshi ko mbere y'umunsi w'ubukwe ngo baba bafite ubwoba. Yego. Ubu Vestina ashobora kuba afite ubwoba. Ntabwo byabura. Erega wibuke ko abagiye kujya arara yambaye ubusa atarabwambaraga, abagiye kujya ararana n'undi muntu utasanzwe mu buzima bwe. Yego. Kandi bitabagaho, birashoboka ko ubu yirazaga, sibyo? Ariko agiye kujya ararana n'undi muntu ndetse abe oblige kumupfumbata. Ibyo bintu rero ni ibintu bakorera exercice, ariyo mpamvu mu kanya mu muhuro ngiye kubagezaho ibyo turi buze kumukanya. Ugiye kumujya mu muhuro wiwe, mu muhuro wa muntu kera umuhuro. Ubundi imihuro genda ihinduka bitewe na generation n'ibigezweho. Umuhuro kera hari umuhuro niwe bakoramo ibintu byo gutara ubusurira. Ubusurira urabuzi? Ubusurira ndabuzi. Mbese niwe bataramo ubusurira babutara ku munsi w'ubukwe. Batora ku munsi w'ubukwe. Ubusurira buriya tuzabutora ejo muzatora ubusurira. Ni umuco nyarwanda gutora ubusurira. Gutora ubusurira se si umuco? Ni umuco. Kera rero dore mu muhuro ukuntu byagendaga.
mu muhuro nuko nabonye byabaye ibintu bahinduye ku bakobwa cyangwa se n'abasore byabaye ibintu wagira ngo basigaye bakuramo imico mibi. Mu muhuro ubundi wabaga ari nk'ikirori, ni nka pre-marriage party, urumva yabaga ugasanga umukobwa ni nko gusezera ku nshuti n'abavandimwe, urumva bakavuga bati tunywemo kubw'umunsi wawe, tunywemo kubw'iki, ariko ari nako ba nyirasenge bajyana umukobwa iyo ngiyi ikambere bati uzajya witwara ute ejo rero mukobwa wacu. Ubu nibyo tugiye kwigisha Vestina mu kanya. Ejo mukobwa wacu ntabwo nimba hari ukuntu wararanaga kenda k'imbere, ejo uzagakuramo kuko hari izindi nshingano uzaba ugiye gukora zitari zisanzwe, sibyo? Ati rero nimba wararaga wambaye ikoboyi, hari abantu bararana amakoboyi, ati bigenda gutyo. Nubwo numvishe ngo ibintu basigaye babyikishiriza muri bride shower, barabeshya. Bride shower ntabwo bino bintu babyigisha, hari amabanga ubundi aba akwiye kwigishwa umukobwa mu gihe cy'umuhuro. Hari iryo joro, si iri joro se tugiye kubikoramo. Umujama rero n'amaniga bamushyira ku ruhande, amaniga akamubwira tumva rero turiya dukobwa wirirwagaho. Ariko ubundi abonye inkuru hari inkuru igeze gusohoka mu minsi yashize, ni inkuru yavuga ngo nimba ngo yapfuye kuri bride shower we. Aho uri ubundi yabikoze kujya kitari icyanyacyo. Simvuze ngo mwakobwa mwe mubikore, ariko ubundi biriya bintu uriya mukobwa yakoze babikora mu gihe cy'umuhuro. Nibwo aba ex bajya gusezera abantu z'ababo, urumva. Simvuze ngo birakwiye, ariko birakorwa, nibwo babikora. Noneho umujama mu muhuro uvuga ngo umujama bamukorera ibiki? Bafata pants cyangwa se imyenda ye y'imbere yose bakayitwika. Kubera iki? Simbizi. Ubwo nyine ngo ubugomba gutwika hashize ya mapanti yose wambaye warahuye n'utundi dukobwa n'ibiki, urumva byose bagashumika umuriro bagatwika. Niko kumubwira uti dutwitse ingeso mbi zawe zose wakoze ukiri umusore, ibyo wigaraguyemo ukiri umusore urabisezeye, birangirira aha, utangiye urugendo rushya. Ku mukobwa we bigenda bite? Ku mukobwa we tumujyana mu rubohero tukamubwira ati niko da bya bintu twakoreye mu rubohero warabibungabunze neza. Kuko hari abakobwa bagera ku gihe cy'ubukwe bakanagira ubwoba. Ibyo byose bibagomba kwigishwa mu gihe cy'umuhuro. Bakavuga ati uzatuze, nibisanzwe, nibiki. Uzi ko hari abantu benshi bagera mu gihe ku munsi w'ubukwe abakobwa agahita ajya mu mihango. Iri jambo ndatekereza ko nta kibazo riteye kuko ni bisanzwe. Nanone hari inkuru agahita ajya mu mihango. Uzi ikintu kibitera? Ni ubwoba. Abafite ubwoba akagira ubwoba bwinshi, usibye ko abakobwa benshi ubu ngubu bacanye ku maso. Hari n'igihe ubona umukobwa ari kubyina mu kukavuga tuyuwe. Hari inkuru nabonye n'ubundi mu gihe abageni ba kera yabaga ameze ngo acuritse umutwe kwerekana yuko nyine afite ubwoba, akanarira, afite isoni, afite ubwoba. Ariko ubu agutunga ijisho rikenda kukunyura. Simvuze ko ari bibi, urumva niyo si tugezemo, niyo generation. Nta n'impamvu yo kugoma ufunze umwuka ububitse umutwe, kuko biriya bintu nabyo byabaga ari n'ikimenyetso kibi by the way ku gitsina gore. Ni nko kuvuga uti giye kuba property cyangwa se umutungo w'undi muntu. Biriya bintu byo kubika amaso hari abantu babaga babibona muri forume y'isoni, babibona muri forume y'inuza, ariko ni nko kwitera ubwoba cyangwa se guterwa ubwoba n'ibintu ugiyemo, ku buryo ibyo bintu bikokama wanagera no mu rugo wajya uhohoterwa ugakomeza ukubika umutwe uko bitwara. Hano tugiye kwigisha abantu, ntabwo ari Vestina gusa tugiye kwigisha, namwe mwumvireho, sibyo? Ugasanga umuntu ngo yubitse umutwe, ngo umugabo ngo navuga ngo ntukamurebe mu maso. Numureba mu maso usarabike. Tuvugishije ukuri, wimwubahuka, sibyo? Wikubahuka umugabo. Ariko ni nagasuzuguro by the way mu mico imwe n'imwe. Nk'uyu Vestina ugiye gushyingiranwa n'umunyamahanga, mu mico imwe n'imwe hari abantu iyo avuze utari kumureba mu maso, we ahubwo contrary abifata nk'iki, nk'agasuzuguro. Niyo mpamvu iyo mico yanyu mwigisha abakobwa ngo umugabo najya avuga ntukamurebe mu maso, mubihagarike, kuko ubu
dusigaye dushyigikira abanyarwanda n'abanyamahanga. Yego. Ejo utazabwira umwana wawe ngo ntakwiye kureba umugabo mu maso ari kuvuga, yagera iwe ari umunyamahanga agasanga byo ahubwo ni ikizira. Agasanga kutamureba mu maso abifashe nk'agasuzuguro. Yego. Rero icyo kintu cy'abakobwa ba kera wasangaga ari mu bukwe ari mu gatimba ameza atya kubaka bakarinda ubukwe burangira ataranareba n'abaje mu bukwe bwe. Ni ikimenyetso kibi cyagaragaza ko uri kwisuzestima cyangwa se uri tabyita gute mu kinyarwanda, uri kwiyambura uburenganzira bwawe, urumva, ukumva ko naho uzagera ukakora ibyo wagukoraho byose. Yego. Byagira gute wabyemera ukubika umutwe. Oya, ngiye simbyemera. Wikubaho ku mugabo wawe nimba ari kuvuga wimuvugiramo. Yego. Nawe kandi nimba uri kuvuga yikuvugiramo, sibyo? Mwubahane. Yego. Nimba wimusuzugura mu ruhame ngo usanga uri kuvuguruzanya nawe mu ruhame, si byiza. Kandi nawe ntabwo akwiye kukuvuguruza mu ruhame. Yego. Mu gihe kera wasangaga mu gihe cy'umuhuro nk'uku bashyize ku ruhande nka Vestina bakajya bamubwira ngo rero nk'umugabo najya gukubita ngo ujye nguceceka ngo ni inshingano ze. Come on, kuba umugabo no gukubita umugore? Oya. We ni kubyemera? Ntabwo ariko bimeze. Yego. Noneho rero Vestina mu kanya icyo turi kambavungure ku mabanga turi buze kumwigisha. Hako hari inkuru nabonye ku gihe. Ivuga kuki? Ntabwo wayinsomerara y'ukuntu abantu bakwiye kwitwara mu ijoro ry'ubukwe, kuko iri joro ry'umuhuro niryo joro ryonyine dufite kwigisha Vestina, urumva. Mu gihe ejo bwazabiri ijoro ry'ejo zo azaba ari kubaga yifasha. Ubwo ibyo tutamubwiye, urumva, ibintu byo kuvuga uti rero hari ukuntu bajyana uturenjete mukobwa mwiza. Hari abantu batabizi bino bintu ko nyuma yo kuramya no guhimbaza ugomba kwihanagura ibyuya. Ntabyo bazi. Ibintu byose rero Vestina agomba kubimenya, kuko ndabizi neza ko mu gihe cya bridal shower ntabwo bino bintu babimwigishije. Kubera iki? Kubera ko hariya iriya bridal shower abantu benshi baranabitinya kandi baranitabiriwe n'urubyiruko nkawe batanazi ibyo bintu. Ubu rero nibwo akamaro k'abatante cyangwa se aba anti bakuze nibo bari buze kugira kano kamaro. Kavuga bati kera wasangaga bakubwira bati mukobwa mwiza bajyana udusume, usibye ko n'ubu dusume natwo utujyanye nabyo nta kibazo bitewe n'ubushobozi bwawe, usibye ko hasigaye hari za tishu zirengete ibintu nk'ibyo, ariko n'udusume natwo ni sawa kuko ugomba kukashira mu mazi ashyushye. Kakacisha mu mazi ashyushye kugira ngo umugabo umuhanagure ibyuya di abavuye kwirukanka ibirometero n'ibirometero muri siporo, hanyuma nawe ukihanagura ibyuya ukanahanagura mu rusengero aho muvuye kuramiriza. Mu gihe renjete ziba zikonje, za niyo nkuru mbanze nyisome tubanze duhere kuri warning. Ibintu mubujijwe, sibyo? Ibintu mubujijwe gukora ku gihe cy'ubukwe. Mu gihe cy'ubukwe ati hari amakosa, ni inkuru dukesha inyarwanda.com. Yego. Hari amakosa abashakanye bagomba kwirinda mu ijoro ry'urukundo. Ubwo ni ijoro ry'ubukwe. Iyo bavuze ijoro ry'urukundo ni muri cya gikorwa nyine mugiye mu murimo w'Imana. Ubundi uriya ni wo murimo w'Imana wa nyawo nemera. Kuruta yari asanzwe akora se. Uriya murimo rero Vestina agiye kwinjiramo uraruta uwo kuramya no guhimbaza yararimo. None se kuramya no guhimbaza ziriya ndirimbo yariririmbaga ni nziza pe, zuhurura imitima, zamamaza ubutumwa bw'Imana, ariko ntizarema umuntu. Muri kiriya gikorwa nta muntu waremerwamo. Umurimo w'Imana rero uruta imirimo yose ibaho n'uyu nguyu agiye gukora. Ni Imana uremye, kuko hano ni Imana, niyo nzira Imana icamo irema umuntu. Irema umuntu. Uriya murimo uremewe. Ni ukuramya. Bino nabyo ni ukuramya. Niyo mpamvu bavuga ngo mubikore mu buryo mubyemerewemo. Gushinga urugo biroroha, gukomeza urugo bigakomera kurushaho. Ko batangiye badutera ubwoba. Muri iyi minsi uganira n'abamaze kubaka ingo bakubwira ibibazo bafite, waba uri ingaragu ukumva gushaka umufasha bigenda bikuvamo. Tagenda tugana kamwe kamwe ko nabanya ari byinshi. Ni byinshi.
ase koko wa mugani tagenda tugana kamwe kudashaka ko abantu barimo turaza gukora part 2 ariko tugende tugana kuri kamwe kamwe ati gushinga urugo ngo gushinga urugo biroroha ngo ariko kurukomeza ngo bigakomera kurusha abantu bashaka bishimye urukundo n'urugwiro ari byose ariko nyuma y'igihe gito bya byishimo bikagenda biyoyoka ariko niko kuri uzi impamvu se hano hari igihe ushakana n'umuntu yarakubeshye hari ingeso mbi ze yaguhishe waramubonaga ibyiza gusa pe hako buriya yaraguhishe ingeso mbi nta nkuru nigize kubona ni inkuru yabayeho by the way iri true story nk'uko kwa Vestina n'umugabo we Vestina akaba azi nk'umugabo wenda n'urugero simvuze ko byabaye n'urugero ngiye gutanga indindi zina wenda reka dutange n'urundi rugero ku bandi bantu reka mvuge Karori agize atya yinyweraga akayoga yinyweraga agatabi abonye igihe cyo gushyingirwa kigeze anyuze amaso mu bakobwa babyinanye mu tubyiniro abona ntibikunda anyuze amaso mu bakobwa basangiye amayoga abona ntawe yashakamo anyuze amaso mu bakobwa basangiye na bitabe abona ntawe yakwiteza aravuga ati reka njye mu icaci niho nzabona umwana usenga uzajya ubyukira muri veye akampesha umugisha yirengagije ko mu icaci naho hari abakobwa nabo bagiye mu tubyiniro babona imyaka yo gushaka itangiye kubasatira babona abo basangiye amayoga babyinanye za somborero ntawe uri bubiteze ko bazi imico yabo uwo babyinanye za kamucerenge ntawe uri bubiteze ko nawe aragira gute arahinira mu rusengero reka rero Karori agere mu rusengero agiye gushaka y'inkumi bashyingiranwa kubera ko yabonaga wowe basangiye amayoga atabiteza acakiranirayo na Kararisa acakiranirayo na Kararisa nawe wagiyeyo ahunze akabyiniro ahinze akabari ahunze abo basangiye amatabi n'iki yaragiye akajya ajya imbere haleluya 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 akajya no mu mwuka akabyina umuhungu nawe ati uriya niwe naje nshaka reka rero bateretane bagere ku gihe cyo kubaka urugo nk'uko tubagira inama tuzi ngo ni abana bo mu icaci tubagira inama dore mwana wanjye bigenda gutya n'ibiki sawa umukobwa ari kuri tageti ye umuhungu nawe ameze nk'uwo bafunganye umwuka umeze nk'ugiye guturika urabona iyo uri mu bintu bitari ibyawe umeze nk'uwo bafashe umwuka bafashe amazuru n'umunwa akakubuza guhumeka avuga ati sijya ubona bino bintu birangiye reka rero ubukwe burangire mu gihe cy'ubukwe kigeze bicaye muri sarata avanamo igikota ajugunyiriye ati noneho ndiwohoye ati kadogo shati ngwino hano kadoga baraje ati akirashaka ku muhanda nzare cya Mitsingi ati umukobwa ati burya kera kose waranywaga ati Imana ishimwe ati kati buretse kugenda agaruka yego atakira nanjye nzarira intore umukobwa nawe anywa intore umusore atumye cya Mitsingi aziko yakwebye ubundi n'ikimana igikora ibona yuko utazajya kurushya umwana w'abandi umubogaho izo nzoga nayo ikakuzanira mu icaci uwo muntu ubundi mwazisangiye ariko utazi wavuye ku rundi ruhande mukazihuza mugakomeza ibyanyu niyo mpamvu Imana ngo igihuza abantu ibihura n'ubundi umusore yaguye mu kantu uti ko naje mu icaci nzi ko nje gushaka umwana witonda ahubwo iyo Mitsingi itume ebyiri nanjye nsomaho ibi nta kibazo bitwaye azirongazi muhuye mwese muri ku ruhande rumwe urumva ikibi ni uko umwe yabikoresha ahohotera undi sibyo cyangwa se akabikoresha ahubwo mugize amahirwe musanga ni na byiza iyo mwihuje mugira gute muhura ibi mpamvu mbivuze rero ni uko hano nari mbere kuri iyi nkuru uvuga ngo iyo mushyingiranwe mu gihe gito ibintu by'ubukwe bigenda biyoyoka biba byatewe n'ibi ngibi hari ingeso uba umenye umukunzi wawe urumva nk'abo ngabo bose baratunguranye mu ijoro ry'ubukwe umwe amenya ko undi yanywaga inzoga kandi yarazi ko ari umuntu wuzura umwuka mu rusengero undi iti n'itabi burya urarinywa kandi yarazi ko ari umukobwa uri muri korari uw'amavuta mu mavuta wo kwa Bishop bimutungura ku munota wa nyuma yisanga abona agiye kubana n'umuntu waba ndi yakwepye ari we n'ubundi umuziye aha rero urukundo wari ufite wa mukobwa uko yenda wamukurikiye uvuga uti ni umukobwa wo mu icaci uyu ni uwo mu mavuta iyo usanze nta mavuta muriho hari igihe urukundo ni kuri 90% ruhita ruhananuka
rukajya nko kuri 30, Yego. mugasigara mubana muvugwa muti Muhanganye. ni hahandi ni ukurwemera. Yego. Niyo mpamvu rero aba bantu ntabwo bibeshye. Yarakomeje ati gutera akabariro ari byo twise ijoro ry'urukundo ni imwe mu nkingi za mwamba zubaka urugo. Iyi mvugo ni ukunda kuyikoresha, inkingi ya mwamba rugakomera. Hari amakosa akorwa n'abashakanye atuma ibintu bigenda bizamba mu buriri. Yego. Hano rero mu nkingi ya mwamba, tukiri mu nkingi ya mwamba, umunsi waje nka shangazi ariko naje nka shangazi. Shangazi rwose kwigisha uracyari muri cya gihe cyo kuvuga ati nzanye umukobwa witonda, wanagerageje yuko muryamana mugiteretana arabyanga, tegereza umunsi w'ubukwe. Wajya gutungurwa wagera mu gihe cy'igikorwa ku munsi w'ubukwe ugasanga inzira ari nyabagendwa. kandi abantu bakuru muri kunyumva, kandi wari uzi yuko ari wowe ugiye kwipfundurira agaseke. Iki gihe nacyo rero kigabanyura icyizere n'urukundo ku kigero cyo ntahereza n'imibare. kinini, ubugambaniwe kinini. Kandi rega hano abahungu mukunda no kubyitwaza n'igihe cyose waranyuzemo. by the way hano kuki tugomba kurebwa ku ruhande rumwe ugasanga umuhungu ari kwitwaza ngo uyu mukobwa ngo ntabwo ari isugi. We wari imanzi se? Ndakubajije, wari imanzi? Ariko baranze warayitondeye icyo gihe cyose. Uko wabikoze rero ukwiye gutekereza yuko abo ngabo waryamanaga nabo ni abakobwa b'abandi bantu, kandi nabo bazasingiranwa n'abandi bantu. Uko wonaga mu murima w'abandi, menya ko nayo hari abonaga iwawe. Ukwiye gutuza ugacira inka. Bino ntibyanakabaye binaguteranya. Cyakoza uri imanzi urumva, ukisanga wahuye n'umukobwa utari isugi nk'uku, wagira gute? Byakubabaza. Ariko se nimba wowe uzi ko waciye ibintu bigacika, kuki ubabazwa n'icyo kintu? Ukwiye gutekereza nawe abo wahuye nabo, ese nimba barayobeye kundi musore nkawe, bo babigenze bate kandi ari we wabangirije? Uko wangirije abandi hamwe nawe barabakwangirije, si byo se? Hano rero inkuru iragira iti ubu turakomeza. Reka nisomere izi tips. Genda usoma noza gusa ama tips ubwo ngo tuzagenda ngo aya namwe mu makosa ugomba kwirinda kugira ngo ijoro ry'urukundo, ubwo no gutera akabariro, ribashe kubanyura mwembi. Icyambere, icyumba si ikibuga cy'abana. Ako sha mwabyumvishe, ntabwo ari muri playground y'abana. Ako se kurya mutanyuzamo mukanikinira gake gake. Mukinnye mute? Ni imikino y'abakuru nyine muba mugomba gukina. Apana gukina amabiya. Nta mikino y'abana izamo. Hano barabisobanura ngo mu ngo nyinshi usanga utatandukanye icyumba cy'ababyeyi n'icy'abana. Si bibi ko abana bisanzura ku babyeyi babo, ariko nanone si byiza ko bahora bikinagura mu cyumba cy'ababyeyi. Ibi bigira ingaruka kuri mwese. Ni nka babandi usanga utaratoje abana cyangwa se utaratoje abana gukomangira cyangwa se nimba baje mu cyumba cyawe bakabanza kubisabira uburenganzira, ukajya kubona hari abantu bijya bibaho, ugasanga umwana baguyeho muri kuramya. Mpite nanabagaya hano rwose, nimba uzi ko ibyo bintu bikubaho cyangwa byanakubayeho, menya ngo ikintu uri kwigisha uwo mwana wawe. Ariko basha uzi ko uwo mwana asohoka ari gutekereza nawe hajya gukinira uwo mukino. Urumva ibintu ubukoze, urumva amahano ubukoze. Kuko mukwiye kubaha igikorwa, ko kiriya ni igikorwa gitagatifu. By the way ni ukuramya kw'abantu babiri gusa. Nuko nabonye hari abandi basigaye babizanamo indi mikino mwa muri gusenga. Ati iyo mudafashe icyemezo hakiri kare ngo icyumba cyanyu kibe ubwiru, biratinda hakazagera igihe umwe cyangwa mwese yumva cyangwa se mwumva nta bushake bwinshi akigira mukigiranira bwo kubaka urugo, kuko abazi cyangwa se muzi ko igihe icyo ari cyo cyose abana babatungura. Ugasanga mugombye gutegereza ijoro abana baryamye, kandi wenda ubushake bwanagabanutse cyane ko urugo rutubakwa nijoro. Wakwibaza uti se izi nama ko Vestine ataragira abana ziramureba kuko
izi nama arazibona ubu gusa nta muntu uzagaruka kumugira izi nama. Wari ubizi ko izi nama uhabwa mu ijoro ry'umuhuro ari inama ugenderaho mu buzima bwawe bwose mu rugo. Ntabwo ari ibintu baba bakwigisha ngo uzapuratika ririya joro gusa. Ririya joro gusa niryo uzabana n'umugabo gusa si ugahita mutandukana. Bibaho. Ngo wibona umufasha wawe nk'umugore cyangwa se umugabo wawe. Umubone nk'iki? Ngo ibi bikunda kugaragara ku bagabo niba amaranye igihe kinini n'umufasha we ageraho akumva nyine nuko ari umugore yishakiye ko amufiteho uburenganzira bwose. Bindi abantu bajya bagenderamo ugasanga nakukoze n'ihohotera utabizi. Ibi rero si byiza. Nimugera mu gihe cyo gutera urubariro ku rugo, iyibagize ko ari umugabo uri umugabo akaba umugore, ahubwo mwifate nka kera mukirambagizanya. Ni kwa kundi nyine wongere umwibutsi tisheri usa n'akanyenyeri ko mu ruturuturu. Arya niko bivuga. Munyihanganire njye sindi umugabo ngo niwe watera imitoma. Atariko shu atuzi yuko ufite 6 pack kandi nta niza afite umudigi ukavuga ko afite 6 pack. Ukarakano gashimije umugabo. Ubona ukamubwira atariko shu atuzi ko ufite mu nda 0 kandi reka inda yaracubutse. Ibi nibyo bakwiye kubwira abantu. Ni nabyo rero ku bantu bari gushyingiranwa ari nabo tuzashyingira umugeni wacu ejo. Mukwiye kumva yuko kubaho mubwirana amagambo babyita petty names cyangwa se utuzina tw'urukundo ni byiza cyane kuruta uko mwajya kugira gute kumva yuko warugezemo ugatuba ka nyirandabiriye undi nawe ka sendabiriye. Bijya bikunda kubaho abantu bakagera mu rugo agata yiyibagirwa no kwiyitaho. Ibi biri mu bintu bigabanya iki? Ubushake n'urukundo mu rugo. Irinde imyambaro itarabugenewe. Hano rero kwa Vestina ubu mukanya turanamushyira n'utwenda tubonerana. Oya. Niyo mpamvu se biri ngombwa ko abanza akagira. Tumushyire n'uzani turebe ko no mu rusengero hakubuye. Mu rusengero kuhumva? Ese undi bandi babireba. Mu rusengero kuhumva? Ndahumva nyine. Ni wande baza gukoramo amasuku mbere y'uwo. Shangazi bashangazi. Ko mu rusengero hakubuye nta byatsi byamezeyo. Turebe yuko hari ukuntu nyine hose ibintu bimeze neza. Iyo bimaje kumera neza uhita utangira kumwereka twambaro nuko agomba kwitwara. Agira atya sikoro masuku ari gukora amasuku ikibuno icyo bita ntabwo ari izi geste wapfa kuzikora aho ubonye hose cyangwa aho wiboneye hose kuko ntabwo zigenewe buri umwe wese ko azibona. Ariko igihe muri mu cyumba we n'umugabo wawe ugomba kujya gutora akantu hariya ugomba kujya gufunga garderobe mu buryo butandukanye n'uko wayifungagamo. kibuno ukagishyira hejuru ukakirebesha hejuru kugira ngo abone yuko ari kinini. Iyo kitari kinini iyo wakirebesheje hejuru kiba kinini. Yego. Uba ugomba kwerenjinga utuntu hafi aho. Ibyo bintu rero ni ibintu ku mwana w'umukobwa nka Vestina ntabwo ibyo bintu yabimenya atabanje kubona abamutanzeyo banabifitiye ubwo bumenyi kuko abamutanzeyo bose siko babizi cyangwa se nako babikora bakamwigisha ko akunda umbuga kugira gute kubikora. Ati irinde amagambo akomeretsa. Umunyarwanda yaravuze ngo ijambo ribiri kuri inyubahiro mu cyubahiro cyayo. Umugana benshi murawuzi sindi buvuga ukugize. Ijambo ribi uzi ko ushobora kuba umugana urawusomye cyangwa uravuze? Ndawuvuze. Urawuzi? Ndawuzi. Ngo irinde gukura irinda amagambo akomeretsa. Ubwo mise umugani nyine ujyanye umugani uvuga ngo iki? Ijambo ribi rikura inyubahiro mu cyubahiro cyayo.
uzi ko ushobora kuvuga urugambo rubi muri kuramya no guhimbaza Imana umuriro ugahita ugenda ibyuma bikavaho mwari muri kuramya urumva amakorasi harimo za bum 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 ijambo ribi rikahita rikuramo umuriro ugahita wumva ngo indirimbo birangira. kubyumva ndakumva cyane. ushobora kuba mwari muri kuramya ukivuga ijambo rimwe gusa umuriro ukabura indirimbo zikava mu ntuza mu maradiyo indirimbo igahita iva kubera ijambo ribi gusa. ubundi urahara nawe kuvugira ijambo ribi we ntabwo ari byo. wihunga imyitozo ngororamubiri cyane cyane ku gitsina gabo. ndi kumva ari byinshi cyane. ni byinshi cyane. byinshi cyane ndi kumva. ite ku isuku kugereranya rero hano ni hahandi baba baragaciye baba batangiye kugereranya nyirakanaka na sekanaka ibintu nk'ibyo kutamwubaha ibintu nk'ibyo ni byinshi murabisanga ino ntuza murayisanga ku nyarwanda.com niho iyo nkuru muri buze kuyikura. gusa reka tugaruke kuri Vestina wacu umukobwa w'abanyarwanda. Vestina ni umukobwa usanzwe uramya anakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ariko uyu mukobwa nk'uko natangiye mbivuga igikorwa agiye kwinjiramo cyangwa se inshingano agiye kwinjiramo ni igikorwa kirenze ibyo yabagamo. niyo mpamvu hariya bajya bavuga ngo iyo ugiye mu rugo ukarwitwaramo nabi ushobora kurukuramo umuvumo cyangwa se ukarukuramo umugisha. impamvu mvuze ngo ni igikorwa kirenze ni ikihe? ni uko kiriya gikorwa cyangwa se kubaka urugo ni rwo ruganda tubona rukorerwamo abantu, nimba nabyita muri ubwo buryo, niho havuka abantu, kuko mutubatse urugo mutihuje nk'umugore n'umugabo ntabwo abana bavuka, ntabwo habaho kuremwa kw'abandi bantu babakomokaho. niyo mpamvu ukwiye kwitonda cyane, kuko indirimbo yaririmbaga, ziriya ndirimbo yaririmbaga ishobora kujya hanze, yakumva hari abantu banenze yuko iyo ndirimbo harimo ikosa, agasubira muri studio akayihindura, sibyo? ariko urugo ikosa yakoreramo nta muntu uzamubwira ko ari ikosa ririmo cyangwa se ngo ajye kweditinga ngo bikunde, kuko ijambo waribwiye umuntu ribi cyangwa ukamwitwaraho nabi ntiwabikura mu mutwe we. niyo mpamvu mubwiye ngo izi nshingano zirenze zinaruta izo yari afite. ku bantu rero muri kumutega iminsi ngo ni umwana, ariko basha wigeze ubona umwana ugira views miliyoni 10? yegora wigeze ubona umwana umenya ko agomba kugendana n'ibyifuzo by'umugabo? Erega buriya bintu byo guhindura maze iminsi ariko ne bya bindi byanyu muvuga ngo umuntu nyine ngo kugira ngo umugabo ngo ugomba gusa neza, kwitwa none usibye ishyari mufitiye Vestina ni fitina ni bintu ntazi biri mu mitwe yanyu. Vestina ubu sibwa asa neza kuruta zanatirere afite ku mutwe. yego sibwa asa neza se? nibwo abasa neza cyane. none se muramushaka hiki? ariko mu buryo bwa kirokore oya ibyo bya kirokore hano, kuko ADPR izajya mu ijuru, cyo tucyumvikana, sibyo? ADPR ariko ntizajyana abantu mu ijuru, hari n'igihe wazasanga izabajyana mu ijuru, iyo wazasanga ku munsi wo kujya mu ijuru niba hari umuntu ubyemera cyo ko ahiye. hari n'igihe bazana umupasiteri wacu umuntu wa ADPR nahaguruke wahewe ushinzwe ADPR akinjiza be, ahubwo ukivuga kuba pasiteri numvise ngo umuntu wari kubashingiranya ni Apotre Mignone Kabanda Julienne. ntabwo ari Apotre ahubwo ni pasiteri, ni Pastor Julienne Kabanda ariwe wari kubashingiranya. abantu bafite impungenge ngo ko bamufungiye Grace Room ngo bizagenda gute. mbibutse yuko RGB yafunze Grace Room ariko ntiyafunze titre ya Mignone ya Kabanda, so ya Julienne. so nkunda kwitiranya abantu babyeyi kuko bose bakora umurimo umwe kandi bose n'ababyeyi dukunda, sibyo? ngo muze kwihangana, muze kumva nkoze mix up y'amazina. icyo navuga cyo nuko ngira ngo ejo bundi twasomeye invitation aho ibintu byose bizabera. Mignone Kabanda, Julienne Kabanda kuba yaza kubashyingiranira hariya, uriya muhango w'ishyingirano uzemerwa
na cyane yuko titire yacyafite amavuta yaracyayafite na lokasiyo irahari nta kibazo. Ntabwo azaba agiye nka Grace Room, azaba agiye nka Pastor Julienne Kabanda. So nibyo ngibyo rero twari turi kuganira tunyuzamo turavuga tuti reka tuganire kuri uyu munsi bimwe bigiranga umunsi wa mbere w'ubukwe, cyane ko habaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse kandi tubayibutse ko tuba turimo turigana n'ubundi ariko tukibanda ku nkuru ziri mu binyamakuru n'abantu tuzi bazwi bari ku binyamakuru, inkuru ziri mu binyamakuru, inkuru zihari zisohotse. Yego, ariko dusoje ikiganiro twibagiye kubabwira ya gahunda ya Numa ariko mwari muzi yuko reka mbanze mbere ku ba diaspora bari hanze, kuko nibo bakunda kujya bambaza kino kibazo. Abantu muzi yuko mu mazimisi munsa ngo rayira watugiriye ko hari ibintu tugiye kuzasaba, wagiye kushakira isombe muri Nakumati, wagiye na Kumati iracyabaho. Ni byiza yuko irahari, ntago mbizi ntayihari yaragiye. Ni byiza ko nyivuze ko nibananyishyuye ko ntavuze indi batayampaye. Ati wagiye kudushakira isombe kwa ntuza kwa wa mugabo wundi, ati wagiye kudushakira akantu mu isoko hana. Ibi bintu rero igisubizo cyabonetse, kuko hari company yantumye ngo mbabwire yuko bafite izi service zose. Nimba uri mu diaspora uri hanze ukagira ibintu ukenera kwinjiza gutuma na dore ko mujya mukunda no gutuma ibintu bitandukanye ariko mukabura abantu babibafashamo, bafite rero e-service Numa. Ni e-service Numa, baba bafite izi service kuba nimba hari ikintu ukeneye gutuma uri hanze y'igihugu wagituma, wabatuma aba bantu bakakikugezaho. Waba uri no mu gihugu ushobora kuba uri iwawe ugakenera akantu ku isoko, nibi nabyo birashoboka. Ugakenera akantu ku isoko ukabura umuntu wizeye kuko akuzanira, aba nabo barahari ku bwawe. Ushobora kuba ukeneye kugura inzu ukirinda, abakomisiyoneri basigaye bahemuka, iyi service nabo barayifite bakakurambagiriza byose bakanakugira no mu biciro, ukababwira gusa ati range niyi mukaza murangiza deal. Ushobora no kuba ukeneye ikibanza, ushobora no kuba ukeneye imodoka. Izi service zose, ikintu cyose ushaka gutuma wagira gute, wabashaka bakagira gute, bakakutumikira kandi ibintu bikagenda neza cyane. Babona kuri 07 mbwirire nyo nimero y'abo bantu kugira ngo tubashe kuba twaba 079 079 yego 22 079 22 iboneka kuri WhatsApp, iboneka no kuri WhatsApp. Iyi nimero rero muyishake, nimba hari ikintu ushaka gutuma, nimba hari inzu ushaka kugura, yenda abakomisiyoneri baragutengushye. Aba baje batandukanye cyane kuri izi service zatangwaga, cyangwa se nimba uri no mu gihugu hari n'akantu ushaka gutuma hanze ushobora kuba hano ubona byanaguteye ubunebwe cyane nta n'umwanya ufite wo kujya kurangura ku bacuruzi, ukavuga ati uyu muzigo wawunyoherereje. Aba bantu rero barahari ku bwanyu, nimero niyo ngiyo. Ngira ngo ushobora no kuza kwipininga hasi ku kiganiro tugatumikira badutumye neza cyane. Ngira ngo ikiganiro nikirangiye se? Yego, ikiganiro kirarangiye, gusa ikintu navuga cyo nuko mbonye muzi kwamamaza cyane n'abandi baguhereza amafaranga muzane tubamamarize ariko so urakoze cyane rero.